atubwire ukuntu Muyango yasubiranye n'umwuka. Erega ngo kapfa mwari muzi ngo bazatandukana nta mugabo n'umugore babyaranye bajya batandukana na nyoko naso bigeze gushwana nuko bona naza kurashaka social media ariko nyoko yaba wasanga yarahukanye nk'inshuro nka bendi nose mwumvaga naduhe aya Muyango ese Muyango we Muyango mu karuhuko nose mwumvaga batazasubirana na Kimenyi bazasubirana n'indi babyare n'undi mwana najya kumutera kabiri bongera batandukane na nyoko naso baratandukana bakongera bagasubirana. Darisa aravuze ngo parika ku ruhande ubaha amazimwe. Ndaparika kuri akawuti ngo mborote gahamirwe. Gift ni amakarito batangamo rugabi. Hano hari umuntu uri gusobanurira wa muntu wabazaga gift byari byo ngo ni amakarito batangamo rugabi. Ibaze akazi mwambaye ko gusaba comment ko kagiye kungaza imbavu ndabigenzana. Inkuru ya Muyango nayiduhe neza urayitanga byanga byakunda undaranditse kuri uri hanze mu utegereze muzabona iyo nkuru ya Muyango ni muyirambure si inkuru ya Muyango ko muyishaka muri benshi. Inkuru ya Muyango abantu bashaka inkuru ya Muyango mugende hano kuri Goal muvaneho zino zisigayeho iz Galaxy 3 iyi feature jana bubushita burashagira ukoraho ndamoka nonsense. Nibabikore nibatabikora inkuru ntayo isheshigabo kiratukana pasi kuntaruka Ejide ntago nagutarutse bambi. Thank you for tapping guys ntimurekere gutapinga by the way. Nakubwiza ukuri kabutindi wasanga barwaniye mu kutari gusoma comment zabo ariko uzabugwa hane bagira hari uwanditse ngo hari unatarutse comment ngo kuntaruka nayisomye rwose Jide. Inkuru ya Muyango wasanga iri muri frigo. Muyango yabaye imvaho Juste Muyango yarazibye cyo tugendera iyi nkuru buri yereka kubwira ikintu mu abanyarwanda ikibazo bagira kiremere kurusha n'ibindi. Umunyarwanda araceceka akakogeza urumva nawe ukagira ngo uri going viral bro ukazima nka buji. Buriya Muyango iyi nkuru yaramwafectinze urukumva. Muyango yarafite ukuntu afite igikundiro mu banyarwanda urumva. Muyango yarafite ukuntu atera abantu impuhwe ari umudamu tumuzi nk'umuntu uhatana umuntu ufite ariko iyi nkuru buriya Muyango ifite ukuntu yamwafectinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi ya sympathy bwa muntu babona umuntu wese wabonaga Muyango ubutumuzi nk'inyamabi urumva. Muyango tumuzi umuntu ushobora gushumika cecetse tumuzi nk'intuza yambaye uruhu rw'intama. Ibi biboro byafectinze Muyango mujye mubyemera cyangwa bikaza nanjye kuri kose. Abanyarwanda bikora cecetse bro ni thank you just time merci beaucoup ya gutungura Muyango akoze ikintu cyose kikagera kigafopinga kigapfa nibwo mwavuga ati kombe abanyarwanda Munyarwanda kunyikira amenye uri abanyarwanda Darisi yatapinze cyane ariko noneho azonza umuntu hano abanyarwanda uboroke kasi ya biro werabwira umwami w'imihanda ngo ni Nyamugiyo igiye avuze nde wewe bari kubwira ngo icyo gukundira buri Munyamugiyo bigiye ujyanwe mageragere kavuki kinyere cyo kimborokero cyangwa kimbazo cyangwa kimboroko buriya nimuza kubyitegereza Muyango buriya umuntu bro buhoro umuntu akazima burundu. Ani bariya ngo bitegure ko Balthazar na Yves nabo bazasubirana. Undi nawe ngo Muyango yakoze iki? Gimme bisanzuye barakabya. Ariko yababwiye ngo bisanzure nyine ubwo bari gukora akazi kose bashinzwe ko kwisanzura. Muyango yakujeho Yves ifirimba ariko Emmy umukundwa John byarangiye gute? Kiko buriya ntajya yibagirwa agatukana sheri we cyangwa umwe mu muryango we.
Godfather we ngwino utubwire ariko ntabwo yabikora kepi izabwisho zarangiye gute ntabwo baraziduha mukundira uburyo ahinda nk'akagoma harya akagoma ihinda gute umbwire ukuntu akagoma ihinda harya kagoma si n'inyoni n'inyoni ni iki kagoma ndi kumva nyiza ariko sindi kwibuka ngo ni iki Baritazari buriya si grand frère igisiga n'ubundi ni igisiga cyitwa kagoma yego kirahinda grand frère John whatever iyo iguruka amababa yayo kuko iguruka ari ukuntu ikubita amababa nyine nibyo bita guhinda maybe birashoboka ntabwo ndakibonaho message bansabye gusoma subu ntizirangira ariko John Weva yaragowe John Weva ngo niyo Baritazari ndagira mbamenyeshe ko mu gihe cyose narumva John yisobanura John akirengana sibyo rata kuko all the king high ibazo usanze ibirego byose John aregwa ari agakundi kabihimbye ryatsinda oya niyo mpamvu mu rukiko uzi ko umuntu ajya amakarira kandi basubizaga wumva ko John n'imitego yaguyemo yose yarababwire John ntabwo ari umwere hano papa yavuze ngo John ni umwere ngenda kubwiye ngo mu gihe cyose narumva John yisobanura ariko reka mbabwiye ukuntu abantu tujya dusetsa umuribuka bari kuvuga Eva kuntu twumvaga Eva ari shitanikazi amaze kuvuga se nitwumvishe John ari urengana John nimara kuvuga kuri kwe nzamenya ko harya Eva yaravuze muki yajwe wadukoreye Eva twamwumvishije avuga ibyo John yamukora Eva twamwumvishije muri la voice waduhaye kujya ku 500 mo kabyara mukanya yarangezeho batapinge kabisa John mukanya biragera kuri miliyoni John baramukinnye Timu Eva ahantu natinyiye numvaga uburyo nyabitanga nta mutipe ngo niba ari Silas niba ari Sirisi na Keria wanze gusoma SMS zanjye Tony message zawe ziri uburyo basubizaga uburyo babanzaga bakandikirana uburyo uzandike Tony ni biraya baravuga ni indaya bro Godifa reka ngiye kubwire Godifa uri kumva umve nkubwire ikintu nge nuko nabuze ukuntu uzamuka kuri space cyagiye mbwira ukuntu niba koko iriya voice audio ari Eva wayifasha akabereza John ubwo John yari kuyishyira hanze gute kandi voice yaramusebyaga ariko Tony ndagukunda thank you Tony reka nkubwire ikintu kimwe hari ikintu utazi nanjye ndabakunda ntugomba kumenya wowe ni ukuvuga ngo ikintu wowe utari kumva ntabwo kwiyumvisha ukuntu John agira inshuti none se ko bashize amajwi ni muntu washize amajwi ya ntuza se hanze ya Kimenyi urabyibuka ndabyibuka erega abantu bagira inshuti abantu bagira inshuti bro umuntu agira inshuti hari inshuti ushobora kwizera none se kankubaze ko umuntu yashyira igitsina cy'umukobwa basambanye hanze bakoze urukundo bishimiye akabifata akabishyira hanze John ngo yabwiye Eva tumupure nzajugunya hanze one day sha umva mu ngo habamo up and down umva ni hatari cyakora ariko nubwo tuvuga burya urukunyumva John akoze icyo kintu uko bamenya koko ko ari imwe nushaka umugore uzamushake for your one risk urumva ndagira ngo umenyeshe ukuri ko umuntu uri kumva nasaba Godfather kano uri kumva ariko se reka mbabaze basi Godfather thank you Theo ajya dufasha muri byinshi biba biri gucika hano hanze ashiremo n'akantu ko gukundisha abantu ingo
umva ingo z'iki gihe umuntu arazumva agahabuka ntabwo njyewe ntazi none se azakundisha abantu ingo zidakunzwe nyine zitafite ingo zise nta ngo zihari ajya azana nazo azikumvisha n'abantu z'intangarugero bameze zimeze neza neza ushatse kuvuga ngo ajye azana ingo zimeze neza zidarape ni izihe rata godifa samugana bisanga mu ngo bacumbitse bakagira ngo barubatse nzajya kubwira umugore utanyara anyarira ni umugabo izihe se ewo niko godifa wari watinze wari watinze pe keriya sibyo ugomba kuzajya uvugana n'abafite imiti bakubita ibyo bije gute abonye akavideo k'umunayigeriya ari gukubita umugore yamunyaye ku buriri bro yarongoye umukobwa amunyarira ku buriri nyine aranyara bro umugabo aratimbura aranyara aravuga ati ni gute umuntu yavubuye gute umuntu mukuru anyara ku buriri ubundi usibye nanjye nawukubita oya nese se umugabo kintu ni amahano eme sawa rero uzashake nta muntu w'amahoro Diane bite yo akantu ko kunyara muzanyemo ntabwo ari keza umuntu mukuru anyara ku buriri gute wambwira ko kwifata byakunaniye basi ujya hanze ukanyara kubiki feri zaracitse feri umuntu twifuzamo umubyeyi w'ejo hazaza anyura ku buriri urugo rwa DJ Brian rumeze neza uruhe Brasti umumama Prenya kiragusuhuje urumva ibyo kubaka ingo njyewe nababwira iki buriya ni se yararongoye kandi muzisenye njyewe ntabwo nzigera mvuga nanjye ubu biranshanze urugo ariko se rwa barazisenya ubundi Brianna ni zirubatse hatari umuntu abantu barasenya ingo zitubatse umuntu uko usanzwe umuntu udafite aho urera na showbiz urumva nababwira iki mushake mujye mutemana ntawe nzigera mvugaho ariko niba waraje muri media mva Benita ngo eme wivugisha gutyo wasanga baza nimye urabona nka mfata urugero nka ba Eva yaje hobe umumama Prenya eme yimyeyo turi kukumva muzibe rero maze babwire point yanjye muzi kaduceceka urumva urabona nka ba urumva bo bahisemo kuza mukarura noneho John habera ikiwerewere John nawe yomeka umugore we muri bukama video yaba ari kwirya iminwa John mu modoka n'umugore we muri buriya video bwa make rero John niba waremeye gukurikira umugore we muri media ukaza ukajya wogosha buriya bwanwa ukaza muri video n'umugore wawe wagombaga guhama hamwe ikintu ngiye kubabwira ngiki ngiye maze kwibona n'amaso yanjye iyo John ataza muri ziriya nkuru ntabwo nari kubimuzanamo ngiye gutfata umuntu wese umetse uzamenyekana azaba azi ko ubuzima bwe buri mu kaga cyaba buri mu mazi abira pe kugira ngo ubyemerere imirirwa bahiga godifa ahubwo ku kantu uze ni sawa imirirwa bampiga kumenyekana n'iryo kosa ryanyu umuntu akora akagiye cyose wowe se ko wamenye ubwenge ko tuzi uyu mugabo usa nka Yesu hayi Janine urakaza neza uzi ngo babashakira n'urukundo babashakira se rw'iki baba bashaka bambe ku musaraba ariko nzababa mbere ko mu mbanga mukabambwa muyango cyane kuri ngo muhame hamwe mu myeyo yewe ni muramuka munamenye njye wanyawe nzabyihakana nziyihakana bito katari cyiza ubwo aba yararwaye depression nimunamenya nzihakana ko atari njye uzavuga tuwasinge ibikobwa byirirwa nga bijya kugenda ko tifada yadusabye agapipi gorgi agapipi kandi uko ndi kiremba abandi kwisa yego da reka bagira ngo bakoreshe nagukunze nkakuza urumva tugakundana cyangwa kwishimira nta n'uwazigera bajya kumvugana nawe urumva
twikomereze kuri John. Ikintu numvanaga Sirisi ni uko numvaga Sirisi ari mu bantu batangaga amapasi ariko banabwira Eva ko batanze amapasi. niba ari umuntu w'ikigoryi kurusha abandi nabonye ni Sirisi ni ikimara ibaze gutanga Eva yatumye twumva tutarakunda Ibyo Gadifa wumvaga bari abakobwa babiri na Sirisi bafite nk'abantu bakinnye umukino John atabizi. ariko ubundi reka nkubaze ikibazo ubundi mushingiye ko mwizera Eva njye Eva ndamukunda ariko ntago mwizeye. no Eva wigeze umubona muri izi saga ni ukuvuga ngo ari ikintu mutigeze John baramukinnye bro wansobanurira ko urukunyumva uzi izina rya Eva uretse gato amazina ya Eva uravuze ngo Eva ni catfish Eva yitwa umubeshyerwa. oya ariko sinite byawe reka ubwo nawe ugiye kuzana ibintu byo Rwanda bikaba gahanda nta umuntu wavuga Eva nabi reka ze nkora ikintu kimwe ni ukuvuga ngo ikintu kiriho baramu ba John basunikiye John guhamwa n'ibyaha bro. John simamye ko afite ubwenge bwinshi. John ibintu yakoze ashyizemo ubwenge buke. Ntabwo ari ubwenge buke. Uzi ko muri umuna wa Eva ariwo wakiriye Eva kandi asize atandukanye na mukuru we akamwakira ku kibazo ati you welcome my love. Ubundi bagakusanya ibimenyetso byo kurangiza control de la forêt. John urumva ni kwa kundi umuntu ajya gutandukana n'undi akavuga ngo nimushakire ibimenyetso. Ibimenyetso rero John ntago yabaye umunyamakenga yabyitangiye ku mugaragaro ajye yishinga ziriya nshuti za Eva. ahubwo reka nkubwire ikindi kintu ngiye cyo gutekereza Godifa. John ashobora kuba yaratekereje byarangiye noneho akajya hari agatangira gukora ibintu nk'iby'umuntu uri single. Sibwo bwa bwenge se bamurushije. Oya umva reka nkubwire ibintu ngiye kubabwira n'ibintu nzi kandi mpagazeho sibyo. Hari ukuntu umugabo akugeza hanze ubihagazeho kama nani hanze wowe ubihagazeho uretse nkubwire ibyanjye mpagazeho. Oya uretse mbanze nkubwire ibyo mpagazeho. Hari igihe umugabo akugeza hanze akumva iyo bivuze ngo hari igihe byakubayeho. Yes uretse umva impamvu nyine ubuhamya byawe umva impamvu mvuze uretse impamvu mvuze ngo nyine mbihagazeho nuko mbihagazeho n'amaguru abiri. Hari igihe umugabo akugeza hanze iyo uvuze ngo hari igihe hanze akumva ko nyaha mbihagazeho n'amaguru abiri. Akugeza hanze akumva ko agufite mu biganza just ndamufite ntaho yajya. Utuye he madame? Buri kintu icyo ari cyo cyose ni ngewe. Oya utuye he? Godfa buretse mbanze mvuge. Utuye he? Wasanga umuruko ukaba uri gutangirana izo utararengana ni Kanombe. Utuye he? Utuye he mutapenzi? Oya kurangiza ntabwo biba byoroshye ntabwo ari buri wese utumurangiza. Wimfata kugakanu ntararangiza. Nyine utuye he? Buretse mbanze ndangize. Ntabwo kurangiza biragora. Buretse mbanze ndangize kumbaza. Reka ndangize. Ndakumanuka. Waretse akarangiza. Harya bahita ngo iki? Mu birere. Harya bahita. Muri bari manuka. Umva nkubwire wallahi ngenda bizi cyane. Uri kumva? Umuntu akumva ko ikintu cyose nyine aragufite mu biganza ntaho wajya. Sibyo? Ikintu cyose ni ukumusaba nta hantu uramenya. Akagufata nk'ikize nk'inuza ibyo bintu niyo bajyana hari abakaza ntago ari ukuri. Ego komana yanjye. Abo Godifa. Icecekere. Ibyo bireke. Icecekere eme. Ahubwo reka nkubwire ikintu ngewe bose. Nkubwire ikintu ngewe nzi. Nyine ntago navuze bose nyine ngiye nkubwire ikintu ngewe nzi. Uri kumva?
mu diaspora ari kuza agafata umwana ngo w'ikigali ngakamukubita amadolari 100 akamukubita turuwasa yamukubita 5 akabona n'ibisazi yamugeza hanze yatangira gukora kuyi mutangiye kuganira tubona ngo urinyana y'imbwa warasaze mugatanga experience za hano mutigeze mugera mu muzibe umva reka mubwire oyo mbwere iki wowe uraha mutangiye kuzana za pratique n'amateori y'amateori azi mujye mutefatanye umugore ntago yibagirwa ibyo wamukorera byose ntago yibagirwa arabika umva ye tureke ibyo ngibyo ngaho mukomeze bagira aho babika Johnny ararengana ntabyo arenganamo kugeza aka kanya mu gihe Johnny atarisobanura ikintu umuntu yumva ari umwe agisha mu bagore bose muri rusange. Urakoze cyane ni muri gasu ntabyo John arenganamo. John wanyu ni nta diri murimo. ndakubaza uretse wumve mada wowe ni muri gasu utibagirwa ku cyumba cy'abakozi nkawe Nukuri ibintu byumva nyine wifata abagore bose ngo bashe muri rusange. Thank you. Ntabwo turi rusange. Mwamagane. Ubundi abagore nsanga ari twe dukunda abagabo cyane kurenza abagabo tuba twabishyushyemo twabirambarayemo. Nyamara ryo riri inzirakarengane. Ariko dore umuntu w'akamara ni umuntu bita Nyirasafari n'akagoryi. Nyirasafari n'akamara karahubutse ngo Nyirasafari tombe. Nyirasafari we ni hatari. Ndanibuka rya njwi rya Nyirasafari ngo tombe ngo Nyirasafari ikintu nahamya Nyirasafari ni inanga y'Imana. Ntabwo avuga ngo Nyirasafari, aravuga Nyasafari. Nyasafari tombe. Bamushakiye ubwenge. Noneho John yaragiye aramubeshya ngo Eva aratwite sha. ngo umugore ngo afite n'inda. Ariko John nawe arategura n'ibyo avuga ari ukuri. Ese amaherezo ubundi ya Nyasafari rwarasenyutse bariyunze. Ntabwo rwasenyutse bariyunze. Nyasafari wicaye ku mazi n'umugabo. Bariyunze. Zungu yaragiye amwicaza aravuga ati arimo aramwoza ibirenge. Yacishijemo ijisho niba ari kuriya yubaka ashatse yabyihorera. Nyirasafari yarahubutse. Aya yarahubutse sana. Erega n'uwo tuba tuvuga burya ubundi abadamu cyangwa abagore babo n'amafuti banayareba yanagufasha unabikora akajya avanga umureka atahe turabiganira. Ariko Nyasafari abagore iyo twagiye mu rukundo tururambararamo. Ariko ngenda babwiye nge magaze kuri John ararengana. Oya John muhagazeho nta John muhagararaho gute se John oya John nta diri muri umugabo nibwo buryo bwe niyo mpamvu yemeye muhagaze. John kugeza aka kanya ngiye mpamvu akarengana. Nta diri muri mbabwira ikintu kereka mubwire ngiye mpamvu John nyimuhagazeho. nyuma muhagararaho wemere ko ari injajwa. Dore mpamvu muhagazeho impamvu John nyimuhagazeho nemera akarengana nuko John nta busobanuro bwe n'ubu na bumwe twigeze twumva. Nuko nta ruhande rw'urumva. Yego nuvuga ngo mu rukiko kuko umuntu umwe si ukuri. Nkubaze Eme buretse nkubaze Eme mbere yuko bino bintu bijya nyine public byarabanjije birahwihwiswa. Eva ni umuntu ufite pano nini, ni umuntu ukurikirwa n'abantu benshi cyane. Kubera icyo atahise yihutira kubwira abantu ngo ababwire nyine just kubera iki yabanjije akabigira ibanga. Iyo wateguye ibintu byawe neza ntabwo n'ubu tuvugana ntabwo Eva aravuga. Uretse ngo ubwe kino kintu iyo wateguye game yawe neza urareka ibintu bikajya mu bikorwa. Ntaravuga kubera ko bari kugendera ngo
Eva ntabwo turamwumva. Eva azavuga ahubwo. Yes. urumva impande zombi rero nta kintu Eva ziravuga. n'ugerageje kubimubazaho yaba TikTok aravuga ati oya muganire ibindi ibyo ngibyo muba mubishyize ku ruhande nta kintu na kimwe aravuga mu isi cyangwa mu Rwanda wowe urajya kuvuga ngo Eva ngafite pano ngafite platform ngo ntiyigeze wowe waba wateguye ibintu wait a moment waba wateguye ibintu byawe wabihaye umurongo uzi uburyo bizagendamo umukino uko uzakinwa ufite waraplaninze nuko ibintu bizarangira papa umva sha oya wumvise Nyabitanga before yuko azamuka ari kumukoringa Eva arayihaye umugabo wabizi ko yashakaga kumena umuceri ariko amaze guhuza na Tony na Siris ntibahinduye imvugo bagatangira kubikiniramo Ariya ahubwo Eva ni umuhanga bro. ngo numenya ukuri kwa John uzamugarukira. Kadi wabyumvishe? Uziko Eva yashyize amajwi hanze. Uziko Eva yahaye John ari amajwi yarangiza muri amajwi akavuga ko John nta banga afite kandi yashyira hanze. Yarabizi ko ari bunayashyire hanze. amajwi yari yatanzwe na kopi yasigara uretse yaravuze ati John Yarazi ko bizajya hanze ubwo yavuze nta banga ryari ririmo. ariya majwi ntabwo yes aramuzi nyine aramuzi ko nta banga agira itangazo riba rigenewe abanyamakuru yabikoze abishaka yagiraga ngo n'ubundi suzi ko hari ikintu n'umuntu ugira ngo akabaza ikibazo ninde muntu araganira n'umuntu akamurikodinga si bibaho we wavuga ijambo ribi mu iyo record ntabwo ndagana n'umugonga mu record oya ntago wavuga ingingo ikugonga uri kumurikodinga ntago wishyira hanze wo kurengera zonyine nyine wowe ushyiramo ibintu bitakugonga no hari ikintu tumva ngo ninde wababwiye ko ari John wayashyize hanze ninde se nyine umva nkubwire we Aime hari ikintu tumva ariko John we yaragene niwe yahaye washyize hanze John yashyize hanze urukunyumva John we yafashe audio iriya boro urukumva ayiha inshuti ye magara urumva niba we yatatse Eva agiye mu cyayi kije muri ndeke kaje muri mukaru urumva ava mu cyayi gira vuba John yatanze urukumva audio ira audio John yatanze urumva audio mwihangane ngeze mu rusaku ndagaruka urumva ikintu nakubwiraga Aime umva Aime ndababwiye ngo John ararengana Fada yararimo avuga John ibyo yaragana ku ruhande ntabwo John ari we watanze amajwi umve mbabaze niba ari umushahara amajwi kuva ku isegonda rya mbere uri kumva Kelly hari ikosa na rimwe yigeze wumva rigonga Eva oya Eva yaganirizaga umugabo we rimwe se cyangwa abiri none se buretse kandi Eva yivuzeho amakosa yaravuze ati Eva yaravuze ati ntabwo ndi umwere ibyo bintu ntabwo waramukoshereje uri kumva ariko ndetse no muri ya voice nibwo twamenye ko John afite amashusho amavideo Eva yambaye ubusa noneho ubu tuvugana Eva ejo nitwumva audio ya tuzabona imipuri iri kuguruka mu kirere nitwumva audio ya John nawe Eva yamukoreye muzahita mwizera John ndikubaza muri nitumara kumva voice John asubiza Eva wenda ubwo se twayumva iturutse nyine turamuga tuyumvishe muzizera John noneho ntabwo twebwe tuzafata uruhande rufite ukuri ntabwo Eva we yayishyira hanze John nta diri murimo ariko John mucira urubanza kuko ntabwo ugeze wumva we aho yisobanura ariko sindacira John urubanza ariko muhagaze ku ruhande rwa Eva yes Aime umurihe tabi we fata urugero sibyo Michigan uretse gato Michigan John yasenye urugo rw'abisore amaze gusenya ingwe ebyiri muri Amerika sibyo none se banyabitanga nari amavideo twagiye tubona y'i Kigali ni Eva wamwoherejeyo
ngaho uretse ngaho ushingira kuri uretse gato ziba gatoya wumve ko ushatse kumugira umuntu uri victime nguwo John hamwe na DJ Crash siko bimeze John na Tony John na Nyabitanga wumve yego John n'umugore wa Bisore abangabo n'abantu so ruva ngo tugiye muri saga za John n'abakobwa n'ibyo ari gukora ubu siko bimeze yego bifite ibimenyetso impamvu kubera none se kankubaze iyi saga y'abanyabitanga y'ejo bundi na ba John ari Kigali Eva hurira he nabyo ariko impamvu genda kubwira kino kintu uretse gato muri audio unyumve neza cyane muri audio impamvu twagiye gushaka inshuti za Eva tukajya kuzicukumbura audio yaravuze ngo kweri ugere aho ujya gusambanya inshuti zanjye ukoresha amafaranga y'umwana yanani inshuti zanjye urimo kunyumva amataxi tugira amatsiko yo kujya gushaka inshuti zande za Eva tugize amahirwe dusanga harimo ibyamamare urukunyumva yego ibyamamare turabizana ibyamamare twazane ni Nyabitanga ni DJ Crash tuza gutungurwa dusanze harimo bande basaza ba Eva twagaye cyane babera banyoko ni gute umuntu asiga mushiki wawe mu bibazo akaza ukamuha pasi Nyabitanga ageze ahatumucanyeho umuriro ahakana ko yarajyamanye na John ariko yemera ko yamuhaye pasi kandi yemera ko ari n'inshuti ye yande ya Eva icyo kintu mukibagira genda gake DJ Crash utaziranye na Eva unyumve neza cyane niwe waguyeho n'urusyo hano yihakanye John kandi ibimenyetso bihari so none reka nkubaze ikibazo wowe uretse gato uravuga ko yarenganye ate keretse nuvuga ko banyirabitanga uri kunyumva bakoreshejwe na Eva ibyo nibyo nshaka kubwira ntabwo ariko bimeze rero ndabigusobanurira uretse nkubaze ikibazo banza wumve hano uyu muhungu ari kuvuga ubusa arabizi niba ari abantu b'abanzi ba Eva uyu munsi urimo kunyumva yego n'aba bakobwa banyabitanga baravuga uretse gato ni agacani nk'uko baravuga ati aba bashenzi nibo bansenyeye urugo ubu ngubu ntabwo abanyabitanga bavugana na Eva kuko nibo bamusenyeye urugo uretse nkubaze ikibazo uko byagenda kose ntabwo umuntu yaza kuryamana n'umugabo wawe ntabwo bikunda barashwanye none John azi Kigali John afata indege akaza i Kigali John nta zindi nshuti yari afite zitegamiye ku mugore we ahangaha niho John yabereye ikigoryi rero ahubwo aho niho mwakagombye gutinda mwebwe abantu gatinde mageragere iki John yisanze mu bantu ba hafi y'umugore we uri ikigoryi isanga mu nshuti z'umugore we nyine ni wa mugabo udatekereza kure ni wa mugabo udatekereza kure ahubwo ni ruharwa we ntacyo bimubwiye niba inshuti ze biramureba nta ruharwa reka nkubaze ko yacumise umugore wa Gisore baturanye inzu kuyida ari umugore w'umushuti we ko yamurongoye ibyo ni ibintu bisanzwe kurongora umugore mu n'ibintu bisimple uyigize agateba yori none ni Eva umutumye ni Eva umutumye ni umutego wavuze ko Eva ese abagabo bose tujye kuri saga yateje ikibazo tuve ku bintu bya mbere na mbere babarese no kubwira ikindi kintu utekereza nta bintu bya mbere na mbere none byo reka mbyemere mutekereza kuri iki kintu njye nemera ko John ashobora kuba yarakoze amakosa akiri muri Amerika ibintu byose baburetse njye nemera ko John ashobora kuba yarakoze amakosa akiri muri Amerika agashwana na Eva Amerika gusa bamara gushwana n'ibije public John akagira ngo ibintu byararangiye akajya kwikora ibyo ashaka ariko nta fagiti za mbere zari zihari ahubwo bakamutega umutego wo kumushakaho fagiti ari yo mpamvu John ari hanze aka kanya gutya nyine bamutezeho umutego ku nshuti za Eva yes kuki John ariko yisanga mu bantu ba Eva gusa kuki n'undi muntu wo hanze uza ngo aba ari ushinja John akaza n'inshuti za Eva abavandimwe ba Eva nuko yabimenyereye kubajyamo nyine kuki wowe utumva ko kubera iki John atatekereje kure nimba ari n'agatego ngo avuga ati izi ni inshuti za Eva reka zigendere ati kubagira ariko se kuki John ataza kwisobanura nge umve nkubwire hari ijwi rya John wigeze wumva ariko azaza John mwihorere John arisobanura gute se umunyamafuti yisobanura ati ngaho nyumvira
ubu na John aje akavuga mwakumva ari umunyakuri. Njyewe hari ikintu nashaka yes ibyo ndi kuvuga mu gihe John atarisobanura mu gihe John atarisobanura ariko sundo ugira ngo bari abantu ntibaba barashwanye kera kandi uko biba bitarajya hanze. none umva akantu ko kuri umugore mu bitugu shaka yako mana aya nagenda izo ni noza zo mu rugo mwana byihorere mu rugo habera mutuntu hari n'abagore badahari nyine mu rugo bizagenda babwira ngo mu rugo habamo up and down ariko hari bimwe yaza kubona ngo bagihamagara uribuka Gasuku agihamagara Nyabitanga kuri fone bakuri ibyo ugahita ubwira Nyabitanga agiye ntagikurikiye neza ugahita ubwira Nyabitanga ngo tubwire John yarakurongoye ntiyakurongoye Nyabitanga ijambo rya mbere ahise avuga ngo ese niba mushinja ko yandongoye ari njyewe na murumuna wa Eva wamwakiriye akamuyambira akavuga ngo ya welcome my love. Okay, urumva hano ruzingiye aho abona baryarya n'amayobera matagatifu. John ararengana none se murumuna wa Eva baragiye kwakira muramu we byarimo ikibazo. None se kuvuga my love ntago ngeze ukabona ikibazo nkavuga ati mugabo wanjye ni nkaho ari umugabo mubera ibimara sasa ngana umugabo aha niho mubera ibimara tukavuga ko uretse mu ijambo aha niho mubera ibiwerewere. Ahangaha dusubire inyuma turebe ahangaha yaravuye muri Amerika asize atandukanye na mukuru we kamubaza ikintu kimwe wowe umuntu yaba muramu wawe yaba amaze gukimbiza mukuru wawe batakibana yamwirukanye mu rugo batari kumwe yahukanye ariko uzerera muri Amerika akaza ukajya kumwakira n'ibyapa ngo welcome which kind of love kandi yirukanye yashwanye atakibana ibyo ni binamuvenisha namukurisha ahubwo mutekereza mukoreshe mwubwenge bureke kubimara none akajya gucyozana n'abasaza be muraza gusanga John kugeza aka kanya John ararengana ntabwo arengana bro ibintu byo kurenganya John bireke ntabwo arengana niyo yabarengana yaba ari ikigozi uguti yaguye mu gatego apana ngo John ntago yabaye umuntu ariko reka mubaze ikibazo njyega mubaze ikibazo ubundi John ni ubwa mbere yarageze i Kigali cyangwa yarasanzwe ahaza uravuze yazaga aje kureba Eva kubabaza ikibazo John ni ubwa mbere yarageze i Kigali cyangwa yarasanzwe ahaza yarasanzwe ibyo nkubwira ni ibingibi none John ntakitagira i Kigali uretse nkubwire Eme ibintu byose bigira aho byaturutse n'icyatumye bizamuka uri kumva ntago burya bajya bavuga ngo ikigage n'ikibira ntafite icyakibijije kiba cyagiye nk'umusemburo kugira ngo kibire nuza John ashobora ushatse kuvuga ko noneho bahere hasi ntago bahera hasi oya njye ikintu ndimo ndavuga uretse mbabwira ikintu kintu ndimo ndavuga uri kumva John yazaga mu Rwanda aziranye n'abakobwa benshi ariko ngenega amatwi kintu ngenega kino reka babwire ikintu kimwe erega urukumva akababwira ikintu mutazi akantu ukunda karakwica urabona nkanjye urabona John akunda umukuri njyewe ntawe nkunda umukuri urabona nkanjye urumva buri kintu kizanyica ni iki urumva singize nawe kizakwica icyo kizakwica nawe iki oya wivuga ka kizakwica dore uko ugikozamo inuza wazo uri kugikozamo ikita kadija kizakwica nyine kigira gute nyine uri kugikozamo iki wa mugore ushaka kumusama n'indaya urumva harimo aragikoba byita kugikomba urindaya ngo difangiye barunega bakuri iki kintu uri kumva ngiye bundi John nawe ndivuga ko John arengana cyangwa ngo mushinze ko atarengana ahubwo ngiye ndi muri uruhande ruteye gutya oya uretse gato twumvikane ariko twumvikane kano kanya ngenda vuga karengana John ikintu ndimo ndamuvuga dore nziza John turamenya uhagaze uretse nyine nkubwire ni ukuvuga ngo ngiye ikintu nemeza no mu mategeko niyo mpamvu mu rukiko batumiza
impande ebyiri. Byo mategeko tuyeka no turi muri showbiz. Eme iyo abatari None gute umuntu mutigeze bakwemera gushinza ibyaha bikamuhabisha. Ikosa John yakoze banzu tete cyane. John yakoze ikosa ryo kumva ko agomba kuvugisha amafaranga. Hano mu mpaka zari zihari Gasuku John yaravugaga ko akoresheje Gasuku. Ndi ko umugabo nyamugabo avugisha ifaranga. Urukunyumva kugeza aho bari abantu baravuga i Kigali barakaye urukunyumva mu nyumve. Eme ntukomeze kudukoroga mu mutwe. None kugeza aho John anuza yarakaye nyabitanga uzi ko yego se uruyuki rwareka kapfe uruyuki kwasi mu nyiguriye rwaretse kuyitsaba urumva niba mubyibuka haraho John yamenye ibanga ngo rukombe honarwo haraho John yamenye ibanga urumva aravuga ati wowe niba ari Cyrus ni virusi wa muhungu yitwa Virus. manza wumve nta virusi nta virusi byose bimwe urumva ho haraho yavuze mwibuke ko hari ahantu yavuze urumva aravuga ati wowe wafataga Nyabitanga warangiza kumucumita ukamunyoherereza urabyibuka turi kumwe Gasuku abivuze ba Nyabitanga bavuze induru virusi ananirwa kubihakana na Nyabitanga bahita bahamagarana noneho nibwo barakaye wa mukobwa yakubwiraga nibwo barakaye bahita bavuga ngo John va mu ijwi ya Gasuku ngwino wivugirire cyo kuvugira muri Gasuku. Oya Cyrus yahise avuga ngo bwira iyo mbwa nkuko muri kubivuga ngo ize yivugire Gasuku. Wabyumvishe kuko yarababwiye iki yaramenye umuceri yarakomerekeje ibiha. Idabwiye ngo John kano kanya ararengana. Ongera wivugire mu marushya mu wote gahambirwe. ashobora kuba yarabonanye n'inshuti zawe bari abanyabitanga kugira ngo Ninde mu rwego rw'abantu uyunana ari Karengana yabaye umugabo w'injajwa. oya ashobora no gukoresha bari abashuti be kugira ngo ababaze bakamwereka ko ari kumwe n'inshuti ze ahantu hose bari kujyana kugira ngo amubabaze. hari n'abakobwa wanyu nta diri murimo byemere ko nta diri murimo rwose. Nta mugabo utagira ibanga y'urugo nta diri murimo. Noneho DJ Crash baramunyomoza akajya avuga ngo nangazi John. DJ Crash niko kaguri nabonye ko kabayeho. Yes aravuga ngo nangazi John none se inuza Cyrus kamani virus araza aravuga ati ntabwo umuzi abishoboka kutamuzi ntabwo murahura mana yanjye. Ati wapi nabasuje ariko nawe yahise yicecekera umva byata wenda nkoresheje imvugo ikomeye ariko bari abadada numvise ari ibirara kandi na Cyrus nawe numvise ari semu ya ntango yoroshye na ibaze musaza w'umuntu agahuza umugabo wari uwo wamushikiwe can you imagine ni ibintu bisebetse. Nyamara John ahantu arwaye ihungabana bw'umuntu yamureba akamuganiza ko yarahohotewe. Ahubwo John yagambaniye Imana ntabyo yahohotewe ahubwo John nawe ikibi kiwe na n'ubu nuko yarebwe mu gihanga ariko John yacuriye Cyrus yamugurira ibyo yamugurisha. nabonye Cyrus kugumana na John ari kugira ajya mwira amafaranga mwira abakiriya b'imyenda. Reka ngumane na John kuko araje nge nirira ku mafaranga. That's why yavuze ati reka nkomeze nanuza na John. Ariko mujye menya ko basazana bashiki abari abantu bakunda kuvuga ntabwo yandike muri comment nayo yumve ko avugire John twumve ko John koko oya John nimba ari mukuri uko Eva John arengana nawe namanika gatoki azaze nawe nka em azaza avuge nimba yumva arengana natwe abanyarwanda tumwumve. Oya mwivuga oya Eva ntabwo yigeze amuvuga nawe Eva ntabwo aravuga ariko ibyo byihoreresha ibyo byorera abana barateza nawe ntaravuga ama ariko twe twumva ibyo batubwiye nimba Eva yaraje akaduha akavuga yamukoreye byose. Eva ntabwo ari wabizanye turabizi ko atari wabizanye ariko muri audio aravuga ngo John nabizi we nta bangugira
bivuze ngo nawe muhaye n'undi azi ko biri bugiye hanze. uravugagura. Oh my god. Mana umugabo uvuga mana. Twaje gusanga ko abagabo basigaye bagira ubujajwa kurenza. Ntabwo ari bose shiri ntabwo ari bose. Godifata ntabwo ari Godifata ntabwo urimo mana. Musigaye mugira Ntabwo ari ubujajwa. bose. Mutekereza ko umugabo azatuma umugore Ngo mubo bavuze ntabwo urimo. nyamara aba bagore bazatwika abagore bazatwika Ntabwo urimo. aba bagore bazatwika akiya mungu Nta twaba tubahora iki eme. Oya wundi umugabo y'injajwa ni ukumukupita naho ndi kumwica wapi gusa ntabwo Igitsina ari cyose ku bijyanye n'imiburire n'intabanga bagira. Eva yaramubwiye ati John uri injajwa John ndakuzi uravuga Yari abizi neza ko agiye kubisohora rero. yarabizi neza ko azamutaha Urumva ni kwa kundi uzi ko umuntu atabika ikintu umubwira ikintu uzi neza ko nyine ushaka ko gisohoka. usundi umuntu Yabikoze umugabo abishaka. wakubyariye urinda wavuga ninjajwa gute wakubyara Arahararanye na karaga. Oya wenda impamvu Byarabivuga ko umuntu utamubwiza ukuri. Ako wenda yajyaga yumva rumaze ko azabivuga azamuta hanze yambaye ubusa wenda niyo mpamvu Eva yabivuze. byavuga ko utabwiza umuntu ukuri. umva nkubwire. kuvuga DJ Sheba Eva ntabwo Ntabwo ari abagore ni mwiza urabizi ko tutoroshe shina urabizi ko tutoroshe ariko iyo umugabo aje atoroha abasekera Twe tugira ibanga, mani twe tugira ibanga. abantu batapinge tugere ku 600. Abagore twe tugira ibanga ry'abagabo bacu ntabwo tuvuga. Tuvuga abandi. tugira ibanga pe abagabo bacu tubagirira ibanga. Ariko abandi sinamenye uruhande rwa John sinamenye uruhande rwa umva John nimba yumva ko ashaka ko nawe tumwumva twumva ko nawe atari uruhande rwa John twararwumvishwe mu ijwi rya Gasuku no sense. erega iriya audio nayisesenguye neza irimo n'ikibazo kuko wibuke Eva iriya audio uzayumve neza aravuga ngo John guhamagaye kangahe umugabo uri kumva neza uwakubona ngo dore yuko ugaragara nk'umugabo ariko uguze ibintu biba byihishe muri ayo magambo ariko yemeye abahungu bafite ubwanwa. umugore mwiza ngo wakubona yabona uri umugabo Uri gutinya abahungu bafite ubwanwa bungana kuri. ikintu ngiye nshaka kubabwira ukumva oya John nta diri murimo mwimo. ariko reka mbaze ikibazo uretse undi mubaze ikibazo niyo muretse gatoya Nimuhura na John muzamenye ko nta diri murimo. nyine mwigendera mu kigari Oya nta kigari. ubundi ikimenyetso ugenderaho havuye ibyo kuvuga ngo amafoto bafashe ngo muri John nkuhamagare kangahe Kenima umugore wawe ya John nkubwira ikintu cya mbere we eme tugenderaho urumva ni ukuvuga ngo John ikosa yakoze John reba ibintu yari kwigaruramo i Kigali urukumva ariko agatima akakomeza kurehareha akajya muri main bro kandi ari i Kigali agahamagara Nyasafari bro oya ngo ashaka kubabaza Eva ubugoryi bw'umugabo. buriya amakuru mutamenye none se undeka mubaze ikibazo ngo okay murashaka kugira ngo mene umuceri kugira ngo nkubabaze reka inshuti zawe reka duhereze ijambo Godfather none aratu wowe wansunitse cyane ntabwo noneho reka nze mbikubwira musenzi kugira ngo nacece uvuge ukuntu uriya mwana yarenganye uzi ko ubu turi kuvugana nani uzi ko Eva yahunze muri mene uzi ko Eva yahunze muri mene agahungira kwa nyina kwa se wa John muri New York yarasanze umwana we John yabanje kumutangira ku banyamurenge bose batuye muri mene bari kugira Eva n'abagira ubwoba kuko ariko uzi ibintu byabaye John ni tutangaza yaramuryaga n'amenyo. none se reka mbaze ikibazo agira umugore yanzungu yitwa ariko John warumaga Eva umuntu uryana koko ariko usibye dukumvishe muri wasanga John arengana noneho keza we nakasa muto keza ngo iki umuntu urya undi koko. umve babwire nakasa murabona umugore wasuzuguye mu rugo ibi bintu byose n'ibyatangiye kuri John yahamagaye umugabo uruma nawe mana yanjye babaretse mbabazi ibintu byose n'ibyasembuye n'uriya mugore John bavuga ko yahamagaye
ako se ubundi buriya yari kumushobora ariko nuko musanze John yavuze undi musanze biturusheho kugira ngo murume bamugare polisi wenda ari kuvuga ngo reka ngire ibanga urugo rwanjye singo mwenda ko yari guhamagara polisi. oya Eva yavuze ko atashaka ntabwo ashaka kwisanga muri polisi we nyine gende kubabaza mwubu muramutse musanze iyo nda John yavuze Eva yifite mwage akayibyara ariko sibyo bitwaye iki ngaho nyindi muri banyamugire kandi ubundi yeme ariko ubundi yeme ubusiga yayibyara iyo nda niyo yaba ihari urumva itotezwa yakorerwaga yagomba kugira umuntu umuhoza akagenda aticira aha nikubiti mama Roxane baramuhoza ibyo nibyo na John yakoze John yakorewe harassment muri Amerika arangije aza mu Rwanda kwihoza Keza urasambana amajwi n'amashusho aza kwihoza mu nshuti za Eva kugira ngo abyihorere John yarahemukiwe sha ikintu kigaragara barabakuruma ukaba n'umuntu ukubwira kugisaba Imana mu nshuti z'umugore ngo kugira ngo none nk'ubwo n'umuntu ahubwo John yarongora famiye ya Eva yose uravuze n'abasaza bakabarongora hari umwana Godifa hari umwana ngo wagiye yicara ahantu munsi y'igiti cy'ipera ngo yitegereza abana b'abazungu barimo barizungu zondi twose tuvuga niyo barimo baravuga ngo yahereye ku mwana agera kuri sekuru na nyirakuruza ahubwo ngo nawe nicyo yagombaga gukora abagabo bo yarabihoreye mane ariko rero nuko mama muvuga gutyo ariko Eva aranababaje cyangwa John arababaje nk'umunyarwandakazi biriya bintu ni bibi uzi kujya umugore w'umutima mana atinyuka avuga ngo n'amenyo wandyaga wese uzi iki niba yaramusuzuguraga mu rugo uri kuvuga iby'amenyo uzi kugira ngo John uramuzi ni uko afite ubwanwa ariko ni uruzingo rw'umwoyo Eva ni umusore papa ariko mano ndi amenyo nanjye ntabwo ahubwo John ariko Eva yafataga John agasura akanya Eva ni igisore John yarakubiswe umva hageze ahubwo wasanga John amenyo agahita bayambaramo uyu nguyu mu mwihorera arimo aratuyaza mu bwonko ariko reka mbabwire aradusambanya mu bwonko uretse Imana yongeresha niyo ikwiye kubaka ingo z'iyi minsi Gadifa adabuze akantu ko gusura nyibutse inkuru yigeze kutubwira ngo Keti Bashabe yigeze gutumizaho uwo bita Shadibu n'undi mudada ntazi ngakubita igipfunsi Shadibu cyo mu nda ngarasura ngo bamuvuze inkuru za Godifada nazo sinya nzimenye Gadifa bari bapfuye iki kugeza ubwo iyo story ndumva nyikumva ngo yamukubise umuntu yanasura ndakumanura wambese we uraho yari kubaza ngo dufite ibihamya ko yamuriye amenyo ntuza Eva ntiyabyivugiye ibihamya byanyu bikwiye kubimenya bivuye kwa Nuza kwa John ntabwo bya Eva tubyemera Eva yavuze ko yifitiye inkovu muvuga ni ibiki yifitiye wa nkubusha mama Roxane agomba kuzatwereka mu bitu agomba kuzatwereka igice cy'umubiri cyo hejuru ahantu ikintu gitwiye gutuma mutinya abantu man uzi ko umuntu ajya kurega agatangiza urubanza bizi kabeshya oya umuntu ajya mu rukiko agatangiza urubanza bizi oya mani ntago Eva ari kujya muri Amerika agiye kurora ya mutipe mwagera imbere y'urukiko akanarira akunda ya mutipe uravuze ngo Eva oya abantu bakakunda akajama wanje agakunda batazi ko nakundaga John kandi abagore barakunda man uzi ko ushaka umugore atagukunda yanagera mu rugo agahita agukunda man ntacyazi man uzi ko Eva yavuga urukundo rwa John akarira bro uzi ko Eva yirukaga John akarira muzagere muri bakabiri sibyo rata yirukaga John akarira Eva yakunda ko azajya kugira ahandi hantu bro niba ari umuntu nkuko Eva akunda John azamujya urabizi ngenda kwemera niba ari ikintu ukwiye gutinya mu buzima bwawe ni amarira y'abagore
erega barira bose ntago ari ukuvuga ngo baba bakubiswe. John uretse gato ndabaza zakundana n'abasirikare rero. Emi tukubaze yego na umva Anyway, shema ntabwo tuvuze ko yarize uri akubitwa kuvuga ngo batinya amarira y'abagore ntabwo tuvuze ko arira akubitwa ntabwo wigezeho amezi 9 mu ijambo Eva ko yavugaga ngo aramukumbuye ngo arashaka kugira ngo amuhobere rero abagore ntibitangaza kumvisha aka video John I miss you twe n'umwana turagukumbuye urumva Mani ni content. erega reka umva nkwibira akabanga uretse gato ati ndi kumva wazo umva nkwibira ndumva akabanga nshaka uretse gato buretse nkwibira akabanga buretse